Mfurazi wacu i Rwanda n'Abarundi, nizeye yuko mumeze neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bitandatu dukura mu bitabo by'abanyabwenge ba kera bishobora kuba byagufasha kurinda ubutunzi bwawe wagezeho, cyangwa se kurinda amafaranga yawe. Amafaranga n'ubutunzi ni ibintu bikunze kujyanirana. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bitandatu aba banyabwenge banditse, umuntu wese uzabasha kubikurikiza, cyangwa se bavuga yuko umuntu uzabasha kubyubahiriza azarinda ubukungu bwe kuba bwayoyoka cyangwa se kuba bwagenda nk'umuyaga, ahubwo bukiyongeraho kugira ngo amafaranga yawe agabanuke, ahubwo akajya yiyongera. Ni ukuvuga ngo rero tudatinze ikintu cya mbere ahangaha bagomba bakubwira ugomba kwirinda niba ushaka kurinda ubutunzi bwawe. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ibisindisha. Ahangaha ibisindisha harimo inzoga, itabi n'ibintu byinshi bishobora nyine kugutera ibyiyumviro runaka twita byiza ariko by'akanya gatoya. Bakubwira yuko ugomba kwirinda ibisindisha. Impamvu rero ni iyihe yo kwirinda ibisindisha? Ni ukuvuga ngo ibisindisha, dufata urugero nk'inzoga, utangira nyine unywa gakeya, ukumva ni byiza, ugakomerezaho, noneho igihe kikazagera ukaba addicted, cyangwa se iza nzoga cyangwa bya bisindisha bikakubata. Iyo bikubase rero nta kindi kintu ukora usibye kubona amafaranga yawe ugenda ujya gushaka bya bisindisha nyine kugira ngo ubibone ubinywe. Hari abantu benshi, uzarebe zino nganda zikora inzoga n'inganda zikora itabi, ntabwo zijya zipfa guhomba, kubera ko hari abantu bamaze kuba bajya ku nzoga cyangwa se kuba bajya kuri ibyo bisindisha badashobora kuvaho. Uko byagenda kose n'amafaranga yaba afite yose akaba agomba kujya kugura za nzoga cyangwa se ya matabi. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha iyo ushaka kurinda ubukungu bwawe ugomba kwirinda ibisindisha. Mu bisindisha kandi harimo n'ubusambanyi, n'ibintu byose bishobora gutuma ubwonko bwawe cyangwa se muri wowe bikubata ugatekereza mu bundi buryo, ku buryo utabasha kwitegeka. Kandi twabonye yuko nk'abantu b'abanyabwenge uba ugomba kwiyobora, gutegeka ubuzima bwawe, ukayobora ibyiyumviro byawe, ukayobora amarangamutima yawe. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kwirinda. Mu gihe uzirinda ibisindisha, ubukungu bwawe buzakomeza bwiyongera. Noneho ikintu cya kabiri rero ugomba kwirinda ni ukwirinda kwirirwa mu birori. Niba uri wa muntu nyine wirirwa mu birori, aha n'aha habaye birthday, aha n'aha twagiye kuganira, twagiye gusura inshuti, uko ugenda bakubwira yuko uko ugenda nyine uri wa muntu w'umunyabirori, wenda tubivuge gutyo. Bya birori kugira ngo byatendinge, cyangwa se kugira ngo ubashe guhora muri bya birori bya buri munsi, niko amafaranga yawe nabwo azaba ari kugenda. Rimwe na rimwe uba ugomba gucishamo ukababwira ati simpariye, hari akazi nkugiyemo, ukajya mu birori bikeya nyine wateguye, ariko atari ukuvuga ngo buri munsi uri guhora mu birori, nyine uri umunyabirori muri makeya. Aba bahanga ba kera bakubwira yuko uko uzagenda uhora mu birori uvuga uti buri munsi wagiye aho byabereye, twagiye wenda twagiye guhemba, twagiye mu isabukuru, twagiye ibirori bidashira, cyangwa se twagiye mu bitaramo, kandi uko uri bwatendinga ibyo bitaramo byose, hafi ya byose by'umuziki cyangwa se n'imipira yabaye yose uyatendinga ku mafaranga, niko ubukungu bwawe bushobora kuzagenda buhatikirira. Uba ugomba kubaransinga, ukakontorora ubuzima bwawe, ntugende ngo uri wa muntu w'umunyabirori. Icyo ni ikintu cya kabiri. Noneho ikintu cya gatatu ni ukwirinda kutarara iwawe nta mpamvu. Abantu bahanga ba kera bakubwira yuko igihe cyose uzafata umwanzuro wo kutarara iwawe, ukarara wenda mu tubyiniro, ukarara muri ambiyanse zitandukanye, ukajya ku muhanda nyine, ukajya mu mujyi, ukajya kuryoshya utarara mu rugo. Icyo gihe urumva niba ari abana bawe uzaba wabasize, niba ari umugore wawe uzaba wamusize, niba ari umutungo wawe uzaba wabisize mu rugo. Isaha n'isaha ubutunzi bwawe bushobora kuzagenda buhatikirira, kandi aho uri burare, niba utaraye mu rugo, niba utaraye iwawe, uri butakaza amafaranga byanga bikunda. Hari amafaranga ari buhagendere kubera yuko iryo joro ryose ntabwo waraye iwawe. Rero ahangaha abahanga bakubwira yuko ugomba kwirinda kutarara iwawe mu gihe nta mpamvu. Kuba wagenda nta kintu ugiye gukora, wowe ukumva gusa ntabwo ukwiriye kurara iwawe. Ibyo ngibyo bishobora kuba byashyira mu kaga ubukungu bwawe cyangwa se amafaranga yawe. Amafaranga n'ubukungu ni ibintu bimwe, ni ibintu bijyanirana. Urumva rero niwirinda kuba warika, ntabwo bavuga yuko utagomba
igihe cyose ugomba kurara iwawe cyangwa se bibujijwe kuba utarara iwawe, ahubwo babuza yuko ukwiriye kuba wareka kurara iwawe kandi nta mpamvu. Mu gihe hari impamvu runaka yatuma utarara iwawe, byo ni ibintu byumvikana, wenda se ni ibintu bifatika wagiyemo, ariko ari ukuvuga ngo ufite impamvu yatumye utarara iwawe. Icyo ni ikintu cya gatatu. Noneho ikintu cya kane bavuga ni urusimbi cyangwa se betting. Ahangaha uzabona cyane cyane abagabo birirwa mu bintu bya betting. Ahangaha murabizi psychology ihishemo cyangwa se imitekerereze ihishemo muri ibi bintu by'urusimbi ni uko byanga bikunda nta bukire ushobora gukuramo, ahubwo ubukire bwawe buzagenda buhagendera. Uzabirebe neza, aba bantu bafite zino kampani za betting ntabwo bajya bapfa guhomba kandi banishyura imisoro myinshi cyane, ariko ya mafaranga bishyura cyangwa se ya misoro ibijya bindi basabwa babikura mu bantu bakina nyine iyo mikino, kubera yuko ntabwo bo bajya bapfa guhomba, nibo baba bateguye systeme y'ukuntu ibintu bikora, niyo mpamvu ibintu byose babyerekeza kuri bo nyine, kuri bo. Noneho ikindi kintu biragenda bikaba byakubata igihe cyose udufaranga ubonye ukatujyana mu rusimbi, kubera yuko mu mutwe wawe waba waramaze kwishyiramo ko ariho hantu uzakura amafaranga, ariko ntabwo bishoboka yuko hariya wahakura amafaranga, ahubwo ubukungu bwawe buzagenda buhagendera, uzabigenda ubibona kenshi. Niyo wahakura amafaranga uyasubizayo ukayabashyira, kuko byanga bikunda amafaranga uhakuye uraryoherwa nyine, ukumva yuko n'ejo n'ubundi igihe cyose uzaza ugenda ukarya andi mafaranga, noneho bikarangira na yandi bayishubije, ukaba wagurisha ibintu byawe byose, ukaba washwana n'umuryango wawe kubera ko wirirwa muri ibyo bintu by'urusimbi kandi bihombye ubukungu bwawe, ugasanga ubuzima bwawe bugiye mu kaga kubera yuko ubuzima bwawe wabweguriye betting cyangwa se wagiye muri ibi bintu bya betting. Ari ubujura bukorwa n'izi kampani bwo kwiba abantu nyine, kubera yuko ikiremwa muntu biroroshye kuba ubwonko bwiwe wamushyira ku kintu akazaryoherwa, ubuzima bwe bukaguma aho ngaho. Niko n'urumogi bimera, niko n'amayoga bimera, bitangira ari gahoro gahoro. N'urusimbi rero nako niko bimeze, rero ruzagenda rugutwara ubukungu bwawe. Ahangaha bakubwira yuko ugomba kwirinda betting cyangwa se ugomba kwirinda urusimbi urwo ari rwo rwose. Noneho ikintu cya gatanu bakubwira yuko ugomba kwirinda inshuti mbi. Ahangaha uba ugomba kwirinda inshuti mbi cyangwa se za nshuti nyine zigukunda ari uko ufite amafaranga, ziza iruhande rwawe kugira ngo zibe zarya amafaranga yawe, zibe zakujyana mu ngeso mbi runaka, ati wewe ngwino tujye kureba aho byabereye. Inshuti mbi nawe urazumva. Ahangaha bakubwira yuko uba ugomba guhitamo inshuti z'ubuzima za nyazo, utagendeye ku nshuti nyine mbi nyine zikoshya cyangwa se zishaka nyine. Ahangaha uzababona, ahangaha ahantu babonera inshuti nk'izo ngizo nuko igihe ufite amafaranga cyangwa se umeze neza baba bari hafi yawe, ari abantu bawe, ariko igihe amafaranga agushizeho cyangwa se ntayo ugifite ntumenya aho banyuze. Ahangaha rero bakubwira yuko uba ugomba gushaka inshuti za nyazo, inshuti z'umutima, inshuti zizagufasha kubaho neza muri ubu buzima, ukirinda inshuti mbi zizagenda zihombya ubukungu bwawe. Noneho ikintu cya nyuma rero bano bahanga basorezaho ni ikintu twita ubunebwe. Ahangaha bakubwira yuko igihe cyose uzagira ubunebwe, igihe cyose uzajya wibyukira saa 3, saa 4, saa 2 watinze kujya mu mirimo, bakubwira yuko bizaba biri guhombya ubukungu bwawe, kubera ko ahangaha uzaba uri gutakaza igihe, kandi igihe cyawe ni ikintu gihenze, ni ikintu wagakoresheje mu bintu bigufitiye umumaro. N'ubu uri gutakaza igihe cyawe rero kubera ubunebwe, urumva cyagiye ntikigaruka, ibyo murabizi. Noneho urumva uko uzaba uri kumara igihe udakora nyine, uri umunebwe, wifitemo ubunebwe, icyagihe kizaba kiri kugenda, kandi cyagihe nicyo wari kuba uri gukoreramo ubukungu bwawe buri kwiyongera. Ahubwo mu gihe ufite ubunebwe uzaba uri gukonsuminga gusa, uri kumara ibyo wakoreye imbere. Rero ugomba kwirinda ikintu twita ubunebwe. Ahangaha nicyo kintu cya nyuma ugomba kwirinda niba ushaka ko ubukungu bwawe bukomeza kuzamuka, kugira ngo buyoyoke usubire mu bukene cyangwa se ube wajya mu bukene. Ugomba kwirinda bino bintu bitandatu. Bavuga yuko umuntu wese uzabasha kwirinda bino bintu bitandatu, byanga bikunda
ubukire azabubona. Noneho ari nabwo bavuga yuko uba ugomba kwikontorora nyine, ukirinda ibintu byose nyine bishobora byo kwinezeza cyangwa se byo udakontorora, kutabasha kwigenga ngo ugenge ubukungu bwawe. N'ibyo bintu bitandatu umuntu wese uzabasha kubyirinda dukurikije zino nama z'abanyabwenge dukura mu bitabo, abano banyabwenge ba kera, umuntu wese uzabasha kubikurikiza, nubasha kubikurikiza ubukungu bwawe buzakomeza kwiyongera, ntabwo buzigera bugabanuka. Wibuke gukora subscribe na like, ube wanasharinga inshuti zawe ino video niba wumva hari ikintu yabafasha. Ciao ciao.